Shalom muvandimwe, Imana iguhe kuje kwifatanya natwe mu kumva ijambo ry'Imana. Tugiye kwiga ijambo ryiza rivuga kuri entertainment. Twavuze ku misozi irindwi, uyu munsi tugeze ku musozi wa entertainment. Entertainment ni imyidagaduro, dushiramo siporo, dushiramo imikino itandukanye, dushiramo theatre, movies, amafilime, dushiramo musique n'ibindi bitandukanye by'imyidagaduro. Ijambo turagenderaho uyu munsi ni ijambo riboneka mu Bakolosayi, igice cya 3 umurongo n'uwa 2. Haranditse ngo mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri mu isi. Kansubiremo, mujye muhoza umutima ku biri hejuru atari ku biri mu isi. Tugiye kuganira ku musozi wa entertainment, tuganira kuri iri jambo benshi bakunda gusobanura nabi bakarikoresha mu gutuma abantu badaparticipa mu misozi irindwi twavuze. Nanone reka mbabwire yuko imisozi irindwi, imisozi ifite impact muri iyi si, niyo iyi si yubakiyeho. Famille, politike twarabivuze, uyu munsi tugiye kuganira ku musozi wa entertainment cyangwa imyidagaduro. Icya mbere, ese niyo mpamvu umusozi ukomeye? Umusozi impamvu ukomeye ni uko niwo wubakiyeho umuco cyangwa niwo winfluencer umuco abantu bagenderaho. Amafilime tureba, musique twumva, ibyo dukora ku matelefone yacu, ibyo byose bigira impact bitugiraho. Bituma wambara ukuntu, bituma uvuga ukuntu, bituma ugira ingendo ugenda bitewe n'icyo kintu uba ureba. Entertainment ifite imbaraga ikomeye kuko niho dukura abantu twita ngo ni abarora models bacu. Niho ureba umuntu ukamwishimira, niho mureba ba Komando, niho mureba ba Beyonce, niho mureba abakinnyi bakomeye nka ba Messi. Aho hose ni entertainment. Abo bantu bafite impact cyangwa bafite influence ku bantu. Messi abantu baramukunda, Ronaldo baramukunda, abakinnye amafilime akomeye nka ba Tom Cruise, abo bantu barakomeye. Abo bantu bose bagira influence ku bantu. Unarebye no ku social media yabo bakurikiwe n'abantu miliyoni nyinshi. Kumva ko nk'uwo muntu ntabwo ntamwirengagiza. Uwo muntu yavuze ngo nambara gutya, iyo umuntu ahisemo gukora ikintu abantu bose baramukurikira kuko aba yarabaye role model w'abo bantu. Kumva ko rero entertainment ni ikintu gikomeye. Kandi ikindi entertainment impamvu ikomeye ni uko ihindura umuco w'ibihugu. Mu 1910 igihe Hollywood yari imaze itangiye kugira influence mu isi, batangiye gukora amafilime bakoze yagiye asakara ku isi. Niho hagiye hashingwa n'andi mafilime industry yo muri Nigeria bita Nollywood, hariho bashinze n'izo muri India mu Buhinde bita Bollywood, zose zagiye zituruka kuri iryo zina Hollywood. Izo zose zikora amafilime menshi. Hollywood ikora amafilime hagati 500 na 700 mu mwaka. Urumva ko buri munsi muri Hollywood hasohoka nibura filime imwe. Ibaze buri munsi hasohoka filime imwe abantu bakazireba. Tudushizemo Netflix, tudushizemo izindi mbuga bakoresha hari amafilime, tudushizemo YouTube ubwayo nayo iriho ibintu byinshi bya entertainment, harimo za comedy, harimo musique. Ibyo byose ni ibintu abantu birirwaho bareba kandi ni ibintu batanga umwanya wabo kugira ngo ibintu babikurikire. Entertainment rero ni ikintu gikomeye mu buzima bw'umuntu. Ababyeyi bacu bumva indirimbo, ababyeyi bacu bareba byenda gusetsa. Benshi muri mwebwe muzi Kanyombya, uwo ni umuntu navuga ngo ukora imyidagaduro, ukora ibya entertainment, ni umuntu ushimisha abantu. Ibyo ni bya comedy. Abandi bareba indirimbo z'Imana, abandi bareba indirimbo zisanzwe, kandi muri bamwe bareba za Beyonce, abandi bareba za Taylor Swift, abandi bareba iz'abandi bantu baririmba. Entertainment ni ikintu gikomeye kandi icyo kintu gifite impact ku bantu no guhindura culture y'abantu. Rero igikomeye entertainment ifite muri iki gihe ni uko ntihindura culture gusa, ahubwo hindura n'imyizerere y'abantu. Aho umuntu bamwizeza ibintu aba atizeraga, yizeraga Imana, yizeraga Bibiliya, ariko bari gukurikira umuntu no kureba amavideo ye agasanga Imana yarayivuyeho, agasanga yaravuye mu byo kwizerwa. Niho haza imyizerere ivuga ngo
umugore yaba umugabo, umugabo yaba umugore, cyangwa ngo umuntu umusore ntabwo ngo Imana yakuremye nabi ngo muri wowe ngo wiyumva ngo ukore ibyo wiyumvamo, muri wowe wiyumva ko uri umukobwa wihindure niba uri umusore, ibyo byose bituruka kuri ibi bya entertainment. Aho niho byatangiriye. Muri Hollywood abibuka hari amafilime ya kera bakoraga, muri iki gihe bigezweho ariko byatangiye kera. Muri iki gihe hari utuvidewo turi gusakira tw'abantu, abasore bimakiya, akambara wigi cyangwa akambara plante, akambara nk'umugore, agakora utuvidewo abantu bagaseka. Ibyo bintu byatangiye kera. Abazi amafilime, hari amafilime bakoraga kera aho umugabo yabyambaraga icyo gihe. Icyo gihe byari biteye isoni icyo gihe. Ariko muri iki gihe byabaye normal. Muvandimwe, entertainment ifite imbaraga mu guhindura imyizerere y'abantu n'ibintu abantu bizeraga kera. Twasomye hano hantu ngo muhoze umutima wanyu kubera mu ijuru atari ibyo mu isi. Tuza gusobanura rino jambo. Ese rino jambo risobanuye ko tutagomba gutekereza ku by'isi? Ese rino jambo risobanuye ko tutagomba guparticipa muri ibi bintu by'isi? Ese kuba umuntu yagenda kuba umumodeli, kugenda nyine akambara imyenda akitaka, bakamwambika imyenda akayigaragaza, kuba umumodeli cyangwa kuba umuntu ukora filime, cyangwa umuntu uririmba kuri YouTube, cyangwa umuntu ufirima, ese ni icyaha? Kuko hari igihe abantu babikoresha bino ngo byose ni iby'isi reka tubivemo. Nk'uko twavuze imisozi 7 ikubiyemo byose. Hariho famiye, hariho entertainment, hariho imyidagaduro, hariho politike n'ibindi. Ibyo byose bikubiyemo isi iyo dufite muri iki gihe. Icya kabiri, twibaze responsibility umukristo afite mu guhindura uyu musozi cyangwa iyi industry. Twavuze industry irimo ibintu bibi, irimo urukozasoni. Amafilime menshi ubushakashatsi bugaragaza yuko ku munsi basohora amafilime y'urukozasoni ageze mu bihumbi. Uri kumva ko abakristo dufite responsibility yo kugenda kuri uyu musozi tukawuhindura, tukawuhereza Imana. Kuwuhereza Imana mvuga ni uko ugomba kugenda kuri uyu musozi, niba uri umukristo ugakora filime zigaragaza Imana, zigaragaza indangagaciro z'Imana. Abakristo ikindi ni uko uyu musozi benshi muri bo bawufata yuko ari umusozi wa Satani. Ariko mwibuke yuko uyu musozi tuvuga ni kuko navuze harimo indirimbo z'Imana, harimo amafilime y'Imana. Hari filime nkunda bari gukora muri iki gihe n'amasiri yitwa ngo The Chosen. Yabona bageze kuri season ya 4 aho bakora amafilime yo kuri Yesu. Bafashe igitabo cy'ubutumwa bwiza, sinibuka neza ngo ni ikihe, ariko icyo gitabo bagiye bakora filime kuri Yesu, bagenda basobanura ibintu byagiye biba, binjiramo cyane, bagaragaza ubuzima bwa Yesu mu buryo abantu batari bazi. Bariya abantu bakora ayo mafilime ni ibintu batangiye badafite n'amafaranga. Buno ugenda ukayareba nta mafaranga wishura. Nk'uko murabizi Netflix ni ukwishyura amafaranga, YouTube naho izahinduka duce amafaranga, ariko bariya bo nta mafaranga baguca. Uzagenda urebe iyo filime rero ivuga kuri Yesu, n'amasiri, ni siri ndende, ifite ama season 4, buno bageze kuri season ya 4, amafilime, episode avuga kuri Yesu, muzagende muyarebe. Ariko umukristo afite responsibility yo kugenda guhindura uyu musozi, kuko umusozi urakomeye kandi umusozi ufite impact ikomeye muri society. Mbabare muvandimwe, kubera hagati ya video wari kureba, nshaka kumenyesha ibintu 3 by'ingenzi kuri iyi channel yacu yitwa The Word. Icya mbere ni uko twashizeho kugira ngo tumenyekanishe Yesu Kristo, tumenyekanishe ijambo ry'Imana ari we Yesu Kristo. Icya kabiri ni uko niba ukunda amavideo yacu, niba ukunda ibikorwa dukora, hano hasi hari WhatsApp group twakoze, genda ikande uze ubana natwe mu kwiga Bible dukora buri kwa gatanu nimugoroba saa 9 za funeral. Ngwino rero uzubana natwe, ngwino uzukomeza wiga ijambo ry'Imana atari ku mavideo gusa. Tuganire, ubaze ibibazo tugusubize, cyangwa dukoreshe Bible mu gusubiza ibibazo ufite. Icya gatatu muvandimwe ni uko nshaka kumenyesha, hano hasi hariho amalinki ya CTView Instagram account n'amaccount yandi dukoresha. Genda uyakurikire ko dushiraho ama article, dushiraho n'ibikorwa bindi bitandukanye, yaba ari ijambo ry'Imana dushiraho buri mu gitondo. Genda uhakurikire kugira ngo nabyo uzajye ubibona. Reka rero ukomeze video wari kureba, Imana igumugisha kandi shalom. Ni gute rero twahindura uyu musozi? Dutanga ingero.
icya mbere umuntu yakora ni uko agomba gushigikira amafilime avuga ku Mana. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, ugomba kureba amafilime ureba ese atanga mesaje yihe. Ubushakashatsi bugaragaza yuko Hollywood yibanda cyane ku mafilime ya action, intambara, abantu bari kurwana, simvuze intambara, hari intambara ya rutura, intambara nyine y'amasasu, ariko nyine bikunda cyane kwibanda kuri conflict, ku makimbirane aba hagati y'abantu. Uzareba amafilime menshi aba yibanda cyane ku makimbirane hagati y'abantu. Iyo ni amafilime. Mujye mureba amafilime mureba ese avuga ibiki. Ikindi, mujye mureba amafilime abana banyu bareba ngo nameze gute. Hari filime umwana areba ukabona ni innocent, ni filime y'abana, par exemple ni ibitente bari kureba, ariko bagashyiramo message mbi. Hari filime twarebye hamwe na barumuna banjye, iyo filime yatangiye neza, abana barayishimiye, yari iyo gusetsa, yarimo message navuga nziza, urukundo ku bana, urukundo nyine ruvuga ngo ni urukundo hagati y'abana, urukundo, kugira inshuti, gushyira hamwe. Ariko iyo filime agiye kurangira bashyiramo message yantangaje. Abantu batangiye bari nta kibazo, ariko bagiye kurangiza bashyiramo umukobwa n'umukobwa barasomana. Ifilime igiye kurangira ku munota wa nyuma. Ibintu byarantangaje ukuntu umuntu, kandi yari siri kumva ko ni episode zigenda ziba ari nyinshi, hagira episode ya mbere ukayishimira, episode ya kabiri ukayishimira, iyo bintu ntubimenye. Byagiye kurangira rero bashyiramo iyo message, byantangaje, ndavuga se niyo mpamvu ibintu babishizemo ko ntaho byari bihuriye na message batangiye bavuga. Twirinde rero ibyo tureba, twirinde ibyo abana bacu bareba, kuko hari igihe umuntu abahereza abana telefone, abahereza computer, bakareba ibintu ukareba ari byiza, ariko bakaza gushyiramo message yakwangiriza umwana wawe igihe kirekire. Turangiza tugiye kuvuga ejo hazaza h'iyi industry. Iyi industry ifite potential ikomeye, ifite amahirwe akomeye, kuko nk'uko mubizi abantu benshi bari kuri telefone, YouTube benshi barayireba, n'ubushakashatsi bugaragaza yuko abantu batakaza amafaranga menshi mu kureba amafilime. Hari abishyura Netflix, hari abishyura Disney, hari abishyura YouTube, hari abishyura ibintu bitandukanye kugira ngo barebe amafilime, kugira ngo bishime. Imyidagaduro rero ifite ejo hazaza hakomeye. Umuntu azi ubwenge ni ukwirinda ibintu abana bazaba bareba. Niba uzi ko ukunda gukora filime, ntukagire ubwoba cyangwa ugire isoni zo kujya muri iyi industry. Niba ukunda gukora umuziki uzabijyemo, niba ukunda gukora amavideo nk'uko tubikora muzabijyemo, kugira ngo usakaze ubutumwa bw'Imana. Turi kuri YouTube, tuzajya n'ahandi dusakaze ubutumwa bw'Imana. Turi kuri Instagram, turi ahantu hose kugira ngo dusakaze ubutumwa bw'Imana. Ntabwo rero umuntu azicara ngo areke abantu batizera Imana, abantu rimwe na rimwe baba bafite n'imyuka mibi bajyana muri ibi bintu, bagashyiramo indangagaciro mbi, bagashyiramo indangagaciro mbi, bagasakaza ibyaha, bagasakaza imyitwarire mibi. Reka twe nk'abakristo tumenye yuko ari responsibility yacu yo kugenda kuri uyu musozi tukawufata. Mureke dusenge. Mana yacu, dusengera uyu musozi wa entertainment, umusozi w'imyidagaduro. Reka Mana uyu musozi ugende uwuhindure. Reka Mana uzamure abasore n'abakobwa, ababyeyi, abana, bazi yuko uyu musozi atari uwa Satani, ahubwo ni umusozi tugomba gufata tukawushyiramo indangagaciro z'Imana. Reka habe filime z'Imana, habe indirimbo z'Imana, zisakare kuri iyi si, ntizibe ahantu hamwe gusa, ahubwo zisakare kuri iyi si. Reka filime zigezweho zibe ari iz'Imana. Reka Mana muri filime habemo urukundo, habemo urukundo rw'isi, habemo urukundo rwawe, urukundo rwa Yesu wadupfiriye, urukundo Mana rutuma abantu bashyira hamwe, urukundo Mana rutuma abantu bakwegera. Reka Mana ugenderere abantu bafite ibitekerezo byo kuzagenda muri industry, uzabafashe, uzabashyiremo indangagaciro zawe, kandi uzabakomeze ko Satani akora kuri uyu musozi cyane, uzabashyiremo imbaraga zawe kugira ngo uzatsinde ibihanda biri kuri uyu musozi. Reka Mana ubane n'abantu bose bareba iyi video, ubahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen.